bafite indirimbo bita ngo yo Urban Boy niyo ngiyo. Iyo ndirimbo rero bayikubisemo abaturage bose bo ku Gisenyi bari kuzi bararambara niko kwenda muri zina ndakugenera umuntu atambuka agafunga imihanda ari umuntu waciye analize ntoya nyene mbi atari ngombwa like ndavuga ku bintu bibiri ndavuga mu King James yujuje arena ariko iyi ntago ari inkuru kuba King James gusa inkuru nese oya nana inyana y'imbwa yakuzuza arena ndamututse ne mama y'Imana tekunda gututse wowe wakuzuza arena uretse akumve papa reka papa ngeze ngukunda nundi nana agona mahoka imbogo nibushirira imbere aba bahanzi buni jewe bafika mu bisukuri kwinjiyemo turi bidasanzwe King James rwose nje navuyeyo mushize muri top 1 vuga ati niwe munyamuziki wa mbere mbone kuva naba mu gihugu cy'u Rwanda kuko nabiyita batayiga nabiyita ngo ba munyakazi ba 001 niba goma izo 001 mu ntara ariko niboneye umugabo mu mujyi wa Tegura no Bruce Melody nyuma yawo yaserebuye tutwaye ikisi kubona ari muri Big Arena yuko karaje mu mwanya kurangiraga amagambo menshi cyane akabona wita King James akubisa arena icyagiye yuzura nawe yageze gucya ati iyi mikufe n'imitari n'amakamba n'amabendera yose byose ni bya King James muterekeye ku mutwe uzabigumana King James ariko yari afite umufana w'umukobwa ngo abakobwa benshi ngo abakobwa bose babuze mu bitaramo byo reka ngo tera amakuru meza gira abakobwa baba miss reba zera kuri miss mutezi cyo miss muyango ya nawe bari no zari ya hosting ayamo bose bahari bose aba miss bose abakobwa bese mu gihugu icyatunguranye nyambo n'umugabo we bari ngo bari no guhoberana bari kubizurana ati none bashyizemo kakarimo bita reka twongere tubifurize kugubwa neza bise gukurikirana Possible TV Live aho tubagezaho ibiganiro amakuru ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye tubatumira abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo batugezeho ibitekerezo bigiye bitandukanye rero nkuko mubizi twagarutse imbere kuri kamera murimo murabona n'abajeni baba content creator bari kubico bigacika ndetse bafite ingamba zitandukanye z'ibyo bakwiriye kugeraho rero bafite n'amafaranga ariko gikoni yego rero bafite n'amafaranga barize barasobanutse kandi bafite naho baturutse habemerera kwitwara uko bitwara rero tubaha ikaze mukomeze mugubwe neza kuri Possible TV reka dutangire babibwira bro reka duhere ku ruhande rwa hano hepfo none rwaje bo mukomere cyane mwagarutse cyari wa wundi muzanyumva muzajya musikorega mu mbone muzandanirwa ko se muzandanirwa nzamuto n'ibisanzwe kandi nakundaga cyane nagarutse kuri Possible tuwe gake nacyo niteze gake sabiro twakwakiriye ngira ngo subwa mbere subwa kabiri aha bundi ni nko mu rundi nafite nko muri soro mu rugo widagadura uko ushaka rero kuri uru rubuga kuri iyi kamera rwose muhambone mubone ngo ndi mu rugo nyine comment zivuga ngo ni mu rugo aha ni mu rugo ndi mu rugo hano yes ku ruhande rwa ruguru umuhereza bimeze gute bro mbyafite neza ndashima Imana urabona ko mba ndigadira gake bivuga neza utazapfa kuko ndi gushima Imana cyane muri iyi minsi meze neza nishimiye ko ngarutse kuri Possible TV nari maze igihe kingana n'ukwezi ukwezi kurenga kwasi gusasha n'ukwezi ko watwanze burundu n'ukwezi kurenga hafi n'iminsi ngahe ariko nyine nagarutse mu isura nshyashya ibyishimo byinshi ewana ndi umwe wo ku mubumbe ndi umwe Imana yiterekeye ku isi ngo nange ubutumwa bwumvikane bugere muri Rwanda welcome back nagarutse ndishimye cyane kandi nawe ndagukunda n'abafana naje kabisa yes rero muhawe ikaze ntimuze inyana ntizize kubakanagira ngo muvuge mutingo urabona ngo tuvuze muze kuvuga ntari bihani mu rugo yes rero tugarutse ndagira tugane ku bintu bigiye bitandukanye mumaze iminsi mwariburishije mutagira ibintu mujyana muvugaho mutuje ese ni ibiki bishya mwaba mwaravumbuye muri ino minsi mumaze tutari kubabona igishya naba naravumbuye se byeshira ni byinshi
hambere twavuga kujya amakarita ariko nimba barabibonye bakabyigaho kuko twarinje isi batubaza byinshi kandi dore ko kwitereka mu mujyi wa Kigali hari hameze gutya hakubise huzuye hari amakuru abona kubwiye hari hageze gutya huzuye navuze ati rero reka ntaguce mu ijambo natwe twarafashe turahuza uyu munsi yuzuje ayo makuru aruri yazi irindi jambo ratagiye ubwenge nyimara kubona ayo makuru navuze ati ngo hazaba igitaramo muri arena n'abatese ko turi abanyarwenya kandi tukaba tutari abahanzi ntabwo twajya kugura icyo gitaramo nyegeramo nsanga gutyo abakobwa buzuye arena bari abakobwa gusa abamisa bake yes muvuze icyo kintu muhitamo munkorera aho numvaga harya tugukoreye mu ngata tumaze iminsi turi kumva muri entertainment hari ibitaramo bya KMC byagiye bisaza abantu mwebwe mwabibonye gute bya bitaramo niba mwarabashije kumenya amakuru cyane kujya ya gitaramo agashya kabayemo no kubona ngo ni imiringa atanga imidara atanga ibikoro niyo manzi wita ngo umwami w'ibyaha witwa Bruce Melody yakoze gashya ndaseka cyane ariko nyine mu buzima relaxa garagaza uruhande izo ni ncamake buriya yagaruka nyirambo kumva se wivuga ngo narafashe igaragaza ibyishimo byawe Bruce Melody nyuma yawo yaserebuye tutwaye ikisi kubona ari muri Big Arena yuzuye kandi mu mwanya kurangiraga amagambo menshi cyane akabona wowe wita King James akubise arena icyagiye yuzura nawe yageze gutya ati iyi mikufe n'imidari n'amakamba n'amabendera yose byose ni bya King James. King James muterekeye ku mutwe uzabigumana. King James no icyatunguye n'amarangamutima King James yafashe arabaganza baza ngo gashya kabaye. Icyatunguye nyine hari ibintu tuzakora tugatungurana. Icyatunguye abantu tanyuramo hagati mama King James yiteye muri ageze gutya areba umuhungu akora amateka mu magambo atuje abenshi ngewe kuko narice kwa n'umunsi bagahwizwe mbese ngafite umugore ngo iki gitabo kiravamo kizana n'ubukwe ubwo bahise basanisha ariko yari afite umufana w'umukobwa ngo abakobwa benshi ngo abakobwa bose babuze mu bitaramo byo reka ngo tera amakuru meza gira abakobwa b'abamisi reba kubera kuri misi mutezi Misi Muyango ya nawe bari no zari ya hosting ayamo bose bari bahari bose abamisi bose abakobwa bese mu gihugu icyatunguranye nyambo n'umugabo we bari bahari ngo bari no guhobera bari kuhoberana bari kubizurana ati none bashyizemo kakarimo bita ngo begi ibyishimo aginiye bego umunezero biragoye gusobanura muyambira gake nita mvuga ati nakubonye aho ngo hari sasa Brown atayijandika Titi Brown nageze bari kuririmba umva ko bose washyiramo bakabashyizemo efiyo mu metreta itukavuga gake efiyo mu metreta ngise wari ikiniraga amarira atangiye kumanuka gake none nanjye umutima wanjye amarangamutima idutera shaze ko warize mwana bikambabaza se warizwaga n'iki rega ari ibintu bituma turi mu bunani waribeshye ukambura gahunda kubyandika hano turi mu kiganiro muri atemu bumva rero abakoze amateka rero twinjiye muri Big Arena twinjiyemo turi bidasanzwe King James rwose njye navuyeyo mushyize muri top 1 vuga ati niwe munyamuziki wa mbere mbonye kuva naba mu gihugu cy'u Rwanda kuko nabiyita batayiga nabiyita ngo ba munyakazi ba 001 nibaguma izo 001 mu ntara ariko niboneye umugabo mu mujyi wa Tegura no wa mugana gasuku ngo bora akimanuka murari no wajangaje mu cyogajoro akagwa kuri stage ese ni inyama no kugira ngo yemere ko yasamuye urwego bya bintu by'ibana muri filime z'abahinde twabonye ko ari muri live yari mutu hejuru ariko afite inya mikrofone ayifata gutya ariko umuntu afite mikoro ngiyingi ariko hano yifashe gutya atararirimba yari yafashe gutya batangira kurira gake yabakigira hagati na hagati ariko yizwe terego zangwatira gake cyakubaje cyatumye ndora kuri mikoro yifatiye mu nyinya gake atangira guhogoza abakobwa bose barabo bundi wowe nago yivunaga ababyinnyi bari ku ruhande abakobwa yashyiragamo indirimbo
bagahita bayizamuka nko bayiririmba bahita bavuga ngo abakobwa bahoberana bagenda abasore noneho hari habaye n'umupira super coupe hari habaye match ya Rayon bayakinnye ntayirari n'abanyamakuru barugaje bose nibarugwa mise bose ngo bari babaraje bose babikubisemo babaraje ibaze noneho kubona ikipe y'abanyarwanda yatsinze ibyishimo by'igihugu hari abanyarwanda bishimye bari kunywa bameze neza uri kumva ibyishimo ari byose umutima ntanda y'umujinya uri kumva ari nayo yuzuye induru ziri kuvuga abarira barira abafite amarira yo kurira hafi aho bari kurira ugasanga umunezero ni wose ibyo rero byatumye umva ukuntu iki gihugu cyacu ari amata n'ubuki iki gihugu cyacu reka twinywera amata n'ubuki oya ntago ari ukuyanywa iki gihugu cyacu ni amata n'ubuki hari amahoro na bike arena biraturanye rero muri weekend byari vibe umva none hari ikintu cyanunguye kikanatunguraga benshi nanjye ndimo n'uyarimo ni ukuntu Bruce Melody yasuje coach Gaël agasuhuza Babu Rwanda akahita arenga kuri Titi Brown mu magambo atuje abanyarwanda bataca umugani ati n'ibyago imbwa ziramwonera wumve ko yamunyuzanga akanga kumusuhuza kandi ari umubyinnyi we ajya mu ndirimbo ze akajya gusuhuza undi muntu ku ruhande ikirateye agahinda kiganashimura abantu imitima abanyarwanda yego afite indirimbo mu mezi abiri ifite miliyoni ebyiri bora Gwenorare Rwanda ariko ndimo neza ariko ni icyo gafata agakaramu yiga asubire mu makayi yandika inyandiko yandika amabaruwa asaba mu magambo atuje yandika ibaruwa asaba imbabazi abanyarwanda kuba Nyambo yaramwirengeje oya nubwo twakumva ano mugabo nkunda umunyamakuru ukora kuri flash bamwita ngo ari ngo abanyamakuru bakize ngo bakojeje bamwe no barandika abasigabazo kuri BNPFM bamwita Alphonse Twahirwa urakoze cyane ngati twerata kasije kamakuru tugafunga muri Big Arena abanyamakuru bakoje bamwe no barandika Titi Brown na Nyambo n'umugabo we ntwaro n'uhazo mu pesto we yakojeje wino mwibaba ibaruwa muri wino mwibaba babivuze nabi yakojeje wino barandika ngo nuko baramucanze baramucanga mu muhungu mbona abazi byo kuvuga abikiranye neza urwabura kuvuga udafite ubumuga bwo kutavuga ugaceceka none hari akantu banye kuri TikTok Nyambo ari guhobera Titi Brown yasomaga Nyambo ku itama bahita bashyiramo ngo FI moment leta umugabo we noneho amusomagura ku munwa gake atuje ikigaragara cyo nuko King James yahinduye ibintu ndetse ibintu agaragaza n'abandi abantu benshi bahagazeho ko niba Titi wese abona Nyambo ahagaze buri wese agahita asobanura icyo ari cyo indoro zarabuze impundu ziravuga mu Rwanda u Rwanda ni umutekano niwe muhanzi wa mbere nabonye mu mateka y'igihugu cyacu uvuze gutya kuzuza arena ibyo mbonye nibyo bintu mbonye yujuje arena noneho n'abahanzi mugenzi wabo baza kumushyigikira nari nyiri kuri bijyanye n'ikitaramo cya yego ibi bitaramo bya King James hari umugabo wagize ibintu atangaza hari umugabo wagize ibintu atangaza ku bijyanye na King James urabona ko twe twavuze ko King James yakoze ibintu bidasanzwe ariko we yavuze ati rero ibyo muvuga byose nta kintu kidasanzwe King James yakoze umuntu wawe usangwanya uwo muntu yarasomye yarize neza amashuri nta gakema rwose uwo muntu ko uje kuri munyuzamo narindi kumureba hano kugira ngo mwumve ibyo yatangaje abanyarwanda uwo muntu amashuri aruze umuntu afite amashuri cyangwa ni ubushuri tangaje igeze bamwita Tycoon Ndahiro kumbira abanyamakuru batashimye none basa nk'upenga gatombe abanyarwanda kuno berasomyera nizere kumeze neza cyane kandi biri gucamo nje gutanga ubwenge ku content creators abanyamakuru mbona ubwenge bwabo budakora ngo bakaye gukora analize ntoya nyene mbi zitari ngombwa like
yo ndavuga ku bintu bibiri ndavuga aravuga kugeza ku bintu bingahe bibiri ariko abanyamakuru tega amatwi wumve gatoya. iki ni ikintu ndibuze kuvuga ndakivugaho nyine n'ubundi nakigezeho. Nabonye abanyarwanda benshi yo ibinyamakuru byanditse nibyo koko byanditse ariko buriya tutaretse kuvuga YouTube zavuze amaradiyo arimo arabisubiramo ngo King James yujuje arena ariko iyi ntabwo ari inkuru kuba King James gusa iyi nkuru nese nta inyana y'imbwa yakuzuza arena ndamututse ne mama y'Imana tekunda gututse wowe wakuzuza arena uretse akumvise ibintu aba ni abantu amashuri y'abagiye tugenda tuyamenya gake bagaragaza urwego rw'aho bize umuntu arandika amateka ngo ntakoze story umuntu umaze imyaka 20 muri game umuntu wakoze indirimbo nk'izo yakoze umuntu wubatse nk'ibyo yubatse kuzuza arena ntabwo ari agashya ntabwo ari inkuru it's not a story byakaba ari inkuru ya Kivumbi wayujuje bavuga wow Kivumbi yuje big arena ajeje ubundi yakoraga poeme abumuhanzi abanza umuraperi ariko ubungu ukavuga yo nabonaga nyine progress y'umuntu none yuje arena mibonesha amaso yanjye dushaka abanyarwanda dushaka twarekera ngira ngo nari ndi kumvisha Tycoon ibyo yavuze ngo kuba King James yujuje arena inshuro ebyiri byo nta birenze ukurikije n'imyaka 20 amaze muri no game ngira ngo abisobanuye neza. urama ijambo nkubwire yego komeza. kuko mu magambo abiri kuko Tycoon binavuga biragaraka nko bamwishyuye njye mbona nko bamwishyuye kuko ari gupfobya umuntu nakora ikintu cy'umashara mu byati wakoze ikintu gikomeye cyane none se we yakuzuza arena ariko ababuraga babaye bundi se umukoti ketu n'umuboroga babaye abene nk'aba nibo bishyura bakavuga ibintu bidahwitse bakavuga ibintu nyine nese ngo nka Kivumbi kinyi reba indirimbo yakoze kera ya ndirimbo ngo waratunaniye duterana indobo bakadutinya yasinzaruka nzaza buhoro nzaza reba nk'iyo ndirimbo ariko mugereho ndirimbo igihe nsaba ujye unegereza iyo ndirimbo yayikubisemo ugira ngo isotse ako kanya abakobwa barayinyeganye abahungu abo n'abahanzi bara Bruce Melody abahanzi bose batandukanye naryatsinda ry'abagita abantu bose yari hari sena noneho kugira ngo byemere Bulldog ntabwo arasa performing Mico the Best ya performing noneho abafana banze kurikura Mico the Best indoro se byora kuri arena byorero ariringiga abakobwa batangira kumuyobora abakobwa batangiye kuyoba tekereje bari ngera umugati nari ndi mu rungano rwawe nombe abo baryo umwana ninde muri umunayisha nawe yamukize kuri stage ibintu byaratunguranye wa muri umunayisha bita ngo imbari Kevin inde imbari Kevin inde Kevin imbari King B imbari Kevin King V namuteretse kuri nawe arigaragaza indirimbo narayikubita kuko mbona barayikunze yakize abanza batandukanye yashyizeho umukobwa yakizeho Ariel weza amushyizeho abona abonye ukuntu wabona bashaka kumenya ashyiraho Kirisizi ndimo cyacyo bafitanye ashyiraho Ankostin na ngo Ankostin nandira ishize abahanzi nyine banyoye mu ndirimbo ze rero Tycoon muri dirajwi twari turi kumvisha yavuze ngo King James uyu munsi none nta n'ikintu yaza ngo akore ngo gufasha indirimbo ya 22 na 23 nta n'umuntu ngo n'abaririmbyi ngo nizo yabaririmbye shyashya ngo nta muntu ugeze mufasha kuzirimba kubera ko ntazo bazi yari kuvuga rero ngo uyu King James ngo ntabwo ari umuririmbyi w'iki gihe ni umuririmbyi wa kera. ndabivuga amagambo abiri Tycoon iki kiganiro iriya gitama kiba yakiriwe kuri televiziyo no kuri telefone niho kireba uko bigaragara ese uwo muntu uko ubonye yarari ntabwo yarari kuko iyo aza kujyayo yari yapfutse yuzuye nabona ukuntu uhumekaga indirimbo ze mukwaye indirimbo ze waryaga indirimbo ze umutingi abantu basebera ko abantu bapfuye hari umuhanzi nambabaza mubona arafama igihe n'iki kizavuga ko twari abakoma niba umuntu akora inshuti we njya mbisubiramo mu mafite iyo umuntu anyemeje ndemera reka ubwisukure King James ishyari n'umugabanye icire bihure kumva umunyarwanda bagaragaje itandukaniro ry'iwe n'abandi
bahanzi. Umuntu arakubika aravuga ngo ngewe arena ndayikubita umunsi umwe akisoma umunsi wandi bamamaje mwitabaje bese n'umugizi ati mwatwamaje tukareba. Nandi bavuga ati ngiye rwose. Reka nkubwire uko ibintu bimeze sibyo. Buriya kuba yujuje arena ni ibintu bikomeye cyane. Buriya si nk'uko Rayon niyuzuza stade Amahoro APR si yuzuze sabaza avuga ngo n'undi rwego kuko urayifite urwego irusha APR birumvikana n'ababihakana babihakana urwego rwego. hari indi nkuru ivuga ko aba bitango Urban Boys bamaze kugaruka mu gakino kujya ku rwego bakoze ngo igitaramo Rubavu abantu barabyina ngo abantu barashyuha ku buryo ngo bagiye kongera kugaruka muri groupe. Mugira icyo mubivugaho nk'abantu ba content creator bari hano gukurikirana amakuru agiye atandukanye. Mu gitaramo urakoze cyane. Mu gitaramo cya Iwacu na Muzika Festival ya ku Gisenyi baratwitse bakubise indirimbo zose, indirimbo za kera zose bakoze bafite indirimbo bita ngo yo Urban Boy iyo ndirimbo rero bayikubise abaturage bose bo ku Gisenyi bararambara niko kwenda umurinzi ntada kugendera umuntu atambuka agafunga imihanda rumuntu aciye umuntu gututana. Iyo ndirimbo kizamuka ngo yo Urban Boy ngo yo ngo muzadukumbura ngo imihanda ngo yo acha kirere reka papa Jese ngukunda nundi nanana agona mahoka imbogo nibushirira imbere. Aba bahanzi buni jewe bafika mu kwisukuri je no mugwa kakana izindi ngona zifite kuri marikati kuzigira no wamutazigize niko kabi kuko wumve ko no mazifite zo ndirimbo za bari. None mwebwe itanga ishaka we cyo itangisha ariko se nabo tukuvuga irariya ariko no muntu ngiye musinamuza na franga nagara ariko abo ngabo nabo ni nkaho bose ari itsinda bose s'abanyarwanda indirimbo zo ese buriya mwebwe murabona ko Urban Boys ishobora kugiye kugaruka kongera kuranga groupe cyangwa byari bya turacyambere Urban Boys cyabashwagishije nagiye kagaruka mbanaga musanga n'utari yari imbambi bagiye kwiga ibice barayibonye ubwo baje gukora ibyishimo by'abanyarwanda batategereje mu mafaranga yabo. Indambi ibicere byarabuze baratandukana bwose akize ariko ubwo bahuye bose namwe usabiriza. Ariko mbere barafunda ugasanga babaturi no mu kabaro wahaye bitanu mu byizi ariko ubu ngubu barashima Imana ko nta ugize. Uranyemera bashobora kuza mu Rwanda bakakubita performance nataguciye mu ijambo. Reba abantu bari barigoma barebaga ku Gisenyi bakagira ngo ni isambaza na mafi cyane baranyemeje. Urban Boy shout out kuri mwebwe kabisa. Ariko mujya mudi ibintu bya danje pani bya bintu byanyu kuzuza Kivu abantu bakagira ngo ni isambaza ibintu byanyu rwose ni yes. Ngira ngo ubone Isabi Muto ndetse na umuhereza bari baje kuri Postport kugira ngo tuganire bavuze ku gitaramo cya King James, bavuze kuri Urban Boys, bavuze ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero bavandi turabashimiye mwakoze cyane ariko turifuza ko uzongera kudutumira. Umva ni mu rugo rwose yego mwongere mugaruke mubwira abanyarwanda. Yes, rero nagiye kumbwira abanyarwanda abatarakora subscribe badukurikiranye bayikore, like ntuyibagirwe, comment yawe utubwire ibindi twavuga ntacyo bitwaye, kandi mukurikirana ibiganiro byacu. Hari ibyegeranyo tubategurira, hari abatumwa tubatumira nkuko twabatumiriye Sabi Muto ndetse n'umuhereza, ndetse tugenda tubashyira amakuru ari update agenda cara. Rero mugende mukurikirane maze uko mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.